twemere kuboneka mu nzu yayo. Amen. Amazina nitwa Andre Karekezi, umushumba muri iri torero. Amen. Imana irishimye ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero dufate Bibiliya dusome Byakozwe n'Intumwa ibice bibiri duhere ku murongo wa 37. Ibyakozwe n'Intumwa ibice bibiri umurongo wa 37. Abo bantu bumvise ibyo bigacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'Umwuka Wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. 40. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati, mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongeye ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, basangiraga ibyabo no kumanyagura umutima no gusenga. Amen. Twegere hirya gatoya igitabo cy'Abefeso ibice 6, dusome dore ku murongo wa 10. Abefeso ibice 6 ku murongo wa 10 handitswe ngo, ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. 13. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Turangirize muri Zaburi ya 84, Zaburi ya bene Kora, turahera ku murongo wa 6. Handitse ngo, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'Igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Amen. Amen. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga imbaraga. Ndashaka ko tuvuga ku mbaraga. Ariko imbaraga tuvugaho ni imbaraga zituma tubasha kuvuga Imana neza. Haleluya. Imbaraga zidushobora kuvuga Imana neza, bigatuma dushobora kuyubaha ndetse tukanayubahisha. Oh haleluya. Oh haleluya. Ndashaka kuvuga ku ijambo ry'imbaraga, kuko muri iyi minsi ari imbaraga nyinshi. Ntabwo kugira ngo tugere aha twakoresheje imbaraga, sibyo? Kugira ngo mvi wanjye ngera aha imbaraga nakoresheje, nawe kugira ngo uva waturutse hari imbaraga wakoresheje. Ariko umwana twanya turashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana. Amen. Hari abantu bafite imbaraga z'amafaranga kandi zirabatambutse, hari abo bagera amafaranga gutambutsa kubera imbaraga zabo bafite. Bajya gukora igikorwa runaka bakagutumira kubera ko bazi ko ufite izo mbaraga. Oh haleluya. Hari imbaraga z'ubwenge z'amashuri abantu, uyu muntu yize ibintu ibi n'ibi, ni naribonye muri ibi ngibi n'umuspecialite muri ibi ngibi, izo mbaraga zikamutambutsa. Iyo bagiye kubaka umuhanda cyangwa se bagiye kubaka stade runaka, batumiza abantu bafite imbaraga z'ubwenge muri iyo tekinike. Bakabahamagara bati abenjeniyeri, bakabahamagara bati muze noneho mutwigire umushinga, bagakoragije ibintu bikagenda neza. Hari imbaraga nyinshi, ntabwo bagira imbaraga z'umuryango. Bati ngewe nzamuka mu muryango uyu n'uyu w'abantu bakomeye,
twiringira imbaraga baramutse dukozeho bene wacu baza bakazana imbaraga zabo kandi zitegereho zidatambutse niba ari urugamba rukarangira. Hari imbaraga nyinshi rero ariko ntabwo arizo tuvuga none, turi kuvuga ku mbaraga ziruta izindi mbaraga. Haleluya. Kubera ko izo mbaraga aho zigera zikarangira, aho zigera ntizikore. Ariko muri iki gitondo tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana, imbaraga zituma dushobora gushira amanga aho abandi bananiwe kuvuga neza Imana, twe bikadushoboza. Biragoye kuvuga Imana neza uri mu kigeragezo. Waramutse wapfushije babuze nk'umubyeyi wawe, babuze umuvandimwe wakundaga, biragoye kuvuga Imana neza. Ariko hari izindi mbaraga zishobora kudushoboza. Haleluya. Zikarenga urupfu, rikarenga gupfusha, ukavuga ngo Mungu nagize ibyago nubwo natakaje uwo nakundaga ariko ndamahoro. Haleluya. Izo rero nizo tugiye kuvuga. Turacyari muri ya minsi ikurikira Pasika, muri ya minsi 50 bya ku cyumweru Pentekote. Hari igihe cyakigera Abisiraheli bakava mu midugudu yabo, bakava aho batuye mu makaritsiye yabo, mu misozi yabo, bagafata urugendo, bakavuga ngo tugiye kugenda dukora urugendo rero tugiye Yerusalemu. Kubera ko bajyaga bakoraga iminsi mikuru y'ingando. Ego iyo niyo minsi tukirimo, ko tugiye kurangiza iminsi 50 ariyo tuzahuramo na Pentekote. Icyo gihe ngo abigishwa intumwa za Yesu ngo zari bari mu cyumba hejuru, ngo bafite ubwoba, hari imbaraga bavuze, bari bavuze imbaraga Yesu yabavuyemo. None aba bantu twajyaga tubwira ngo Yesu ni umwami, Yesu azadukiza, none abantu batwica. Ngo baragenda barazamuka, ngo bigera ahantu mu cyumba hejuru, ngo bifungiranamo, ngo batangira kuganira. Ariko bati ahari Imana yazaturaga ngo mugende, ngo simbaze na mwenyine, ngo mugende muri ndiri Yerusalemu. Amen. Hari izindi mbaraga z'abasanga, izo nizo tugiye kuvuga rero. Za mbaraga dushobora kuvuga Imana neza, za mbaraga zituma dushobora kuvuga tukayubaha kandi tukanayubahisha. Ngo Petero atarahabwa izo mbaraga yagendaga na Yesu. Yesu ko turi kumwe ntakangura, yayirindiye imbaraga za Yesu. Avuga ati uyu mugabo ntamubonye akora ibitangaza, ntamubonye arwanya abadayimoni, ntamubonye akora ibintu byinshi, nabonye agaburira abantu, nabonye akiza indwara, abatiza imbaraga. Ngo umunsi umwe yaramwiringira, ngo baragenda bagiye kumufata, baravuga ati nta muntu wamukora, ngo afata inkota atangira gukata ugutwi. Yesu aramubwira ati oya, ntabwo urugamba ari ubu. Urumva imbaraga yari afite zari iz'umubiri, zari zo kwirwanya, kuko yari umuzirote, yari azi kurwana, yari abizi, yari afite tekinike yo kurwana. Ariko yari agaragara ngo ntabwo izo mbaraga zo ziri gukora, hari izindi zikora. Avuga ati nubwo umujije atariko nzakuva inyuma, ntabwo nzakuvaho. Yesu aramureba, ati igikombe ndi bumwere ntabwo washaka kukinywera, ndabatonye Yesu nzakuva inyuma. Yesu aramureba ati ibyo uvuze inkoko utaraza gatatu baramaze kunyihakana, kuko Yesu yarabaga ibiri mu mitima, Yesu akamenya ibiri bube, ahubwo ati izo mbaraga ufite wowe ntaho zagutambutse. Zari imbaraga zo gutema amatwi, zari imbaraga zo kurwana, mbese kuko nawe wagira uzi urwana ishikizi ibyo bishingikirijeho. So ufite imibonano wavuga iri joro nta muntu, nubwo waba uri umwijima ukingira imbaraga z'imbunda, ariko buryo bazayigukubitana. Burya n'urupfu rwawe haryo waba ufite wenda imwe bagendana ntoya, ugahora ufite nini iruta iyo ufite. Ubwo rero wumva ko izo mbaraga zahita ziba zitakaza agaciro, ariko turi kuvuga imbaraga z'Imana. Oh haleluya, oh haleluya. Bari bagiye kwihisha, ngo ariko Petero barabanga kubw'imbaraga kumwizeye, ngo nanjye ndamukurikira pa, nari namusezeranyije. Erega nuko twasezeranye Yesu kumukurikira, we afite imbaraga naho twagera, naho twagera. Yego baratubwirije turabyizera, ariko dukeneye izindi mbaraga. Haleluya. Ngo agenda amagezeyo, ngo igihe Yesu bari kumukubitira hariya, bari kumuteza, ngo nawe ajya kota. Iyo afite imbaraga ujya kota umuriro w'abaje, ngo agenda atanga kuvuga neza, ngo ari kumuja. Sinzi umuja n'umuntu nta gaciro afite ahantu mu rugo, aba ari umuntu uciriritse. Buryo udafite imbaraga n'umuja arakwirukana, ngo muramureba
twibuke ko umuja wari umugore cyangwa umukobwa, yari umugabo ari umugaragu, ngo aramureba ngo ariko wa mugabo, ngo urareba na wa mugabo muri yamba umuja uziko kwirukana. Iyo udafite imbaraga uzi ko ikigeragezo gito gituma uva mu byiringirwa, uzi ko ikigeragezo gito kugahakurwa ari umugabo ufite ijambo, umuntu kubera ko waguye mu cyaha kubera ko agize intege nke ukabura guhana, hari imbaraga ziba zikenewe. Ngo aramureba zivuze ntabwo mbizi, ngoya ngo uretse no kureba nawe uranavuga nawe, burya ba Yesu avuga na Yesu. Haleluya. Burya ba imbaraga z'Imana bareba na Yesu. Ngo aramureba yakanye kwiyona, ngo anavuza ngo niba bavuga nawe, ngo ahita atangira kwiruka, ngo Yesu ahita amureba ijisho ngo kwibirabitse batagenda ayambara izindi mbaraga. Haleluya. Ariko aravuga ngo twasabye ngo abantu ngo intumwa ngo umwuka waramanyikiye ngo barabica ngo baze kubamanukira. Amen. Ngo basohoka batangira kuvuga indimi, abantu bo mu moko atandukanye abantu bari abagabo ko twumva bavuga indimi z'iwacu kandi batarapsize babikuye he? Bamwe batangira guca imanga muko bagufataho ijambo ngo buri abahinzi basinzi hira ngo buri nawe aravuga ngo reka mabwire bene data bakabo bene data. Uyu ni saa tatu z'amantu za mu gitondo ngo ntabwo nawe waje ngo wumva waba mwishe mukamubana. Haleluya. Hari izindi mbaraga zazamanutse aravuga waba undi mwishe mukamubana. Amen. Haleluya. Ikeneye imbaraga zituma duhana Imana neza. Wa wundi umuja yirukanye we, wa wundi abuze ijambo, wa wundi sinabako bose ba nyir'urugo, sinaba oya umuntu uciye bugufi wakubita gutya, ariko kubera ko n'imbaraga afite arabebera ajya kwihanira hirya, ariko umwuka wamaze kugaruka. Haleluya. Haleluya. Uruhare mu giterane kinini aravuga n'ukuri ngo wa wundi mwishe mukamubana, uwo ngundi ukoze ngo wabapfukamira ngo none dukora iki? Bakaba neza dukora iki? Aravuga ngo n'ukuri ngo nimwihane ngo n'umuhanga wacu mwiza bya Yesu Kristo, ngo kubera ko namwe mufite isezerano ry'umwuka we mwebwe n'abana banyu iryo mwisezerano natwe ibyo turarifite. Haleluya. Haleluya. Twarabihawe nta kindi ni ukwizera Yesu umwami n'umukiza, ubundi tukizera mu mutima ko yamuzuye, ubundi natwe twizera tukaginjiramo tukinjira mu isezerano ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Twakizera ngo imbaraga zituma uvuga Imana neza, no mu gihe kigoye gashobora kuyubaha kanayubahisha. Haleluya. Tugira amajuru atatu. Ego duhango hari ijuru rya mbere ni iri tubamo, cyangwa se iyi si tubamo, wakwiga wakora ugahembwa wabyara ukabarera. Yego abo nazo hari imbaraga aho zirangirira, ariko hari n'irindi juru ngo rya kabiri, iryo juru reka kuvuga gatoya ngo igihe mu ijuru haramaze kuba kwigomeka kwa Satani, wa undi Luciferi wari umuyobozi wari umuririmbyi mukuru w'umuyobozi w'abaririmbyi, ngo yageze aho abantu habaye ibyo kwivumbugatanya. Imana yabaye umuntu utangiye kwigomeka ite sinazabishobora, ahita amujugunya iyo hagati ngo abo ngabo baranga ntibajya ku Mana ntibajya kwa Satani, abo rero ni abadayimoni. Ngo bibera ngo mu ijuru rya kabiri abo ngabo nibo dusenga, ijuru rya mbere twabirenga, ijuru ry'imiryango n'izindi mbaraga twavuze, ariko bagera hahandi rya kabiri bakaba yaba afite imbaraga akaguma aho ngaho, ukazategereza kuzasubizwa kumbi burya hari abandi badayimoni babahagaritse. Ariko ijuru rya gatatu ngo ujya n'irya rindi ngo imbere ngo mu ijuru imbere y'Imana bafite umuntu uvugira. Haleluya. Ijuru rya gatatu iryo shaka kubagira, izo ni za mbaraga zirenga imiryango zikarenga bya bindi byose twishingikirizaho, bikarengereza ba badayimoni cyacu cy'abadayimoni, ngo bakazamuka bakagera imbere y'Imana. Ngo burya ntabwo zapfa kugerayo, ngo ahubwo nuko dufite umuntu uvuge ngo kandi ngo ni umukuru w'abatanga. Izo rero nizo ndi kuvuga. Haleluya. Izo nizo zidushoboza kuvuga, tukabona umwaka umwe urashize tukivuga, imyaka ibiri igashira tukivuga, itatu igashira, ukabona ubisaziyemo nawe ugataha nk'umuntu w'umukiranutsi bakavuga ngo ni ukuri uyu muntu yari umuntu w'Imana. Hari izindi mbaraga. Haleluya. Hari izindi mbaraga zidushoboza, izo nizo dushobora kubahisha Imana
tukayivuga neza. Izo nizo Petero yamaze kuhabwa abantu ngo mwirinda biki gihe biyabagize. Haleluya. Amen. Tuvuga ku imbaraga z'ijuru, imbaraga z'umwisi ya Pentekote, izo nizo dushaka, kubera ko wagiye kinini mu itorero izo mbaraga ntuzibona, wagiye kinini ukaba n'abantu basenga bamubyumbuka yewe n'amasezerano ukayabona, ariko udafite izo mbaraga nta musake uzabona n'akantu gatoya uhita ubivamo. Ariko ndabifuza kugira ngo dukomere muri izo mbaraga. Haleluya. Ngo mwizire imbere n'indimi z'amakumyabiri mugushimisha, ngo mfite umuntu uvugira ngo ni umukuru w'abatambyi ngo kandi izina rye mu Efeso twavuze ngo rero hatanga ibisigaye. Haleluya. Mukomerere mu mbaraga n'ubushobozi n'imbaraga ze nyinshi, ngo kandi mutware intwaro zose, ntabwo ari intwaro twari intwaro zose z'umwuka, ngo kubera tudakira n'abantu bafite inyama n'amaraso, ngo ahubwo dukirana ngo n'abatware, ntabwo dukirana n'abaja. Iyo turakiranye n'umuja amurenze gusa ahita yibuka, iyo utari muri izo mbaraga akazi konyine. Niba ubuze amafaranga uri umugabo ukavuga uti noneho ndapfuye, ati urwo noneho rurananiye, umugore arana abana bawe, ariko wigize nk'imbaraga z'abaja, hari izindi mbaraga. Haleluya. Ngo tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ngo ahubwo turwana ngo n'abatwara, ngo ho mu kirere, ngo ho mu ijuru ry'umwijima, ngo rero ntibidukwiriye, ngo ibisigaye kubera ko ari byari byagiye. Birashoboka ko mu minsi yashize nawe hari izindi mbaraga zakwimazimo imbaraga, hari wumva urasubiye inyuma wumva uratenebutse, ariko ngo ibisigaye. Amen. Amen. Itariki ya 12 ibisigaye mukomerere mu mbaraga kandi mutware intwaro zose, kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Tutarwana n'abantu gusa, yaba ari umuntu wese na runaka twari kujya mu bipfunsi cyangwa tugahamagara n'izindi nshuti, ariko none ntabwo turwana n'abantu b'aya maraso n'inyama, ngo ahubwo turwana n'imyuka mibi y'abatwara, ngo bahantu ngo ho mu ijuru ngo ry'umwijima. Uraga ngo ibyo bizadushoboza nituba dufite intwaro zose kandi n'izambaro z'imbaraga, ngo bizadushoboza guhagarara ku munsi mubi tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Haleluya. Bene Kora ni wa wundi bitandukanye na Mose, arigomeka, ariko abana babanguye nuko data yigometse, ntabwo tujya ku ruhande rwe. Mose abanga ibintu ni bibiri, niba wise mu ruhande rwanjye muhagararanga, niba wise mu ruhande rwa Kora muhagararanga. Hari imbaraga zigiye guhanga, ngo rero bamwe barigomeka ati twebwe nuko nawe wakuti ndeba ariko nishingikirijeho hariya baratubwira ibiki, ngo bahagarara hariya ngo kandi ngo Mose arategeka ngo Mana niba uri kumwe nanjye hari izindi mbaraga. Haleluya. Ubutaka burasa mubura bamwe. Izaburi ya 84 twasomye ngo ni zaburi ya bene Kora, baba bitandukanyije na se. Iyo ufite imbaraga z'Imana witandukanya n'icyaha, nubwo ari mama wawe, nubwo ari papa wawe, ari umunyabyaha ari gukora ibyaha, urabwira ngo no ntushaka guca mu muryango, ariko ndawuvamo kuko hari izindi mbaraga. Aho bene Kora ngo Mana ngo ahirwa bibera mu bikari byawe, ngo waba bamushima udatuza, ngo abo ngabo imbere y'amaso y'Imana ngo bagaragara batunganye, ngo kandi ngo babagaragara mu nzira z'igisiro, ko no kuvuga Imana neza. Mbese wowe muri iyi minsi urwana Imana neza, urwana Imana uti uri kwiyamna neza cyangwa se uri kubivangavanga? Ariko hari imbaraga. Haleluya. Ukwiye kugira imbaraga zo mu ijuru rya gatatu, tukagira andi mavuta yandi tusena hejuru bigatambuka, ngo amasengesho y'umuntu ngo iyo dusenga batambuka ngo kagera kure cyangwa bakomanga imbere y'Imana. Imana 62 ugakiza ngo arazamuka tugasenga kandi iteraniro ryacu ibiteraniro rizamuka ritambuka inyenyeri ritambura ibintu ngo rigere imbere y'Imana, ngo maze bizamuka ngo bihumure ngo biba bihumura neza imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Amanore na 84 abantu Uwiteka Mana hahirwa abantu bashobora gushima ubudatuza, ngo kubera ko ngabo ngo bagenda bagira imbaraga ngo ziri muri wowe. Haleluya. Ngo ndetse niyo bagenda mu bikombe by'Imana hahandi akaye, hahandi ubona nta gutabarwa, hahandi guhamagarwa,
aho yatoya uretse ndahuse hahandi ngo iyo bageze muri komite yitwa bara ngo bahahindura nk'amaso. Haleluya. Ngo kandi ngo muri bo bagenda bagize imbaraga abanyabango ngo Uwiteka Mana ngo ni byiza kwibera mu nzu yawe umunsi umwe gusa ngo bidutira kwama imyaka 1000 mu y'abanyamahanga ngo kubera ko bamaze kumenya neza ngo ntacyo Uwiteka azima bagenda batunganye ngo bamukiranure ku manywa n'ijoro. Aho abandi bagamurusha uwo gashobora. Haleluya. Abandi bananiriwe ngo turagenda ndaga tuzakuguma inyuma ntaho tuzasubira inyuma nutera intambwe usubira inyuma aho batera intambwe ugenda bavuga mwa kiriya cyungo gikomeye ariko ndagitwasira mu ngendo. Izo nizo mbaraga tugiye gusengeramo muri aka kanya. Mbese urumva uzikeneye ubwo abantu bari bihishe barabigishwa Yesu bihishe bari hejuru bari Yerusalemu abantu bose barahura amahanga yose mu midugudu yose mu bihugu byose baragiye. Muzasoma ngo indirimbo z'amazamutano indirimbo bagiraga baririmba igihe kirekire ngo bagezeyo ngo muri iyo minsi byose ngo hari iminsi mikuru cyane ngo n'abandi bije bati noneho baratwica iminsi mikuru ntabwo dusa birashoboka ko hari ikigeragezo ubwo ati none iki ntabwo kisiga pe nabonye cy'ubushize cyarashize ariko ntabwo ariko hari izindi mbaraga izo ngizo nizo tugiye gusenga izo nizo tugiye kwizera ngo barangije ngo basohotse nabo bagiye ngo barazaga kuvuga indimi ngo buri indimi z'umurongo zaje zijya kuri umuntu wese batangira guhana ngo abantu barambure ibiko byasanzwe birashobora benshi birashobora ko yasama hagiye habera ibintu byinshi ariko hana ku munsi umwe udasanzwe na n'uyu munsi turacyaho ngo ibi bintu ko bidasanzwe abantu bafite izi mbaraga ngo bayuka ko babanaga na Yesu ngo bayanga ntabwo bisanzwe ngo basinze tu ariko se basinze bavuga indimi ngo ariko barahaguruka ngo aragenda arabahamiriza ngo yamye abantu 3000 ngo biyongera ku bandi icyo itari giterane gikomeye ngo abantu 3000 izo ni imbaraga kandi ababwira ngo barera ngo none ngo mwebise kandi mwihano watswe mu izina rya Yesu Kristo ngo kuko ngisera ry'umwuka we ngo ni ryari n'abana n'abantu natwe rero turiho. Mbese urizeye umwuka wera ngo dusaba imbaraga z'umwuka wera aza kuri bimanire nawe ushobora guhamana erega impamvu uvuga ugikamwa n'utubara tw'abaja abadayimoni kuvuga ukabura beshye mukantu ukabura oya nuko udafite imbaraga. Turashaka kugira rero ngo dusenge izo mbaraga z'umwuka wera zimanukira aho ngaho ziza zikora imirimo ziza zikongora mu izina rya Yesu. Banyemera twagomba tugasenga kugeza ngo mwami Yesu ngwino udushoboze hari ibyacu byari bidindiye hari ibyakora bitagenda neza twabonaga tutakaza ariko ariko ibisigaye natwe turebe ibisigaye tukumvira ibiri imbere dusaba Imana twohereza imbaraga kugira ngo muri biteraniro harimo kuvuga mu ndimi buri kantu gukora kw'Imana Imana z'umwuka wera zose zikore dushobore guhandika abagabo nyabagabo bamuhamya. Uwiteka Mana ikira neza uri Imana yera uri Imana ikiranga nanjye ndi imbere yawe kuko aricyo bambuzeho ko wasize amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza muri aka kanya twavuga ku imbaraga z'ukahera hawe ntabwo twabyishoboza ariko tuzi ko imbere y'intebe kwa data utuvugira twemerewe kugira ibiteraniro kugira umugabo kugira umubyeyi kugira abana batoya mw'Imana kugira ngo duhabwe imbaraga muri ibiteraniro imbaraga zishobora kudukura mu buhanga bwa Satani kuba bashobora kudukura mu buhanga twabaga nawe gato ahubwo dushyira ubwacu bashobora guhamya abantu benshi imbaraga zo guhamya abakorera hariho imbaraga yo guhamya mu miryango imbaraga yo guhamya mu bakomeye n'aboroheje mwaka turasaba ngo iri teraniro ridasanzwe tubonamo imbaraga no gukora k'umwuka wera. Urakoze wo kutugiriye neza kandi wahaye intwaro y'umwuka wera kugira ngo dushobore kurwana n'iranyambi Satani turasa. Urakoze kuba mu ruhande rwacu kandi tugiriye neza. Urakoze kugendera buri muntu wese ujyanye kuri iri teraniro kandi ijambo ryawe haleluya rikomeze kutubera inkomezi rikomeze kutubera impamba izatugeza iwawe mu ijuru amahoro mu izina rya Yesu Kristo tubisabye amen.